abakunzi ba siporo kabisa muri hose mbifuje kugira ibihe byiza cyane. Abakunzi ba transfer, amakuru atandukanye mu makipe yanyu, PRFC by'umwihariko ndetse na Line Sport kabisa. Aka kanya tugiye kujya kuri ikintu cya mbere. Ese Faringanye koko mu by'ukuri yigeze aganira na PRFC? Ese nimba ibiganiro byarabayeho, ese byagenze bite? Ese Faringanye nyuma y'ibyo biganiro ajyanye na PRFC ashobora kwerekeza muri ekipe? Ese yagurwa amafaranga angahe? Ibyo byose abafana ba Rayon Sports ndetse n'aba PRFC mwese mwegera hano tunegosiye turese ngo bimeze bite, twinjire muri aya makipe turebe ngo se bimeze bite, turebe Faringanye se yagakwiye kuba agurwa amafaranga angahe, se yagakwiye kujya muri ekipe, ese bimeze bite? Ibyo byose turabifite by'umwihariko kuri aya makipe yanyu abiri. So ntago dutinda cyane, ariko mujye mwikanda subscribe mubone notification amatansiferuni agezweho muri PRFC Rayon Sports, abakinnyi bava hanze, abakinnyi bajya hanze, yose turayafite. Sinzi aho duhera, ariko ndakeka mwasoje ukanda subscribe. Faringanye yagiranye ibiganiro na PRFC by'ibanga, ni ibanga rikomeye cyane. PRFC nyuma y'uko kabisa ikeneye abakinnyi batatu, nayo ikeneye abakinnyi batatu. PRFC rero bahisemo kuvuga bati uyu mukinnyi wa Rayon Sports ameze neza, arimo aratsinda, arimo araponda neza, kandi nimero 9 ubona ko ari umukinnyi ukomeye cyane. Baravuga bati reka tumwegere tumuganize, tumuhaze se bimeze bite, twumve ikimuvamo, twumve nimba ibiganiro byacu byagira gute, byajya mu buryo kabisa tukaba twamwegeza hano. Faringanye ngira ngo rekrutuma ntago baramwishyura neza, numva bamusigayemo nka miliyoni nka 15 hafi ngo 16 gutyo batari bamwishyura. So uyu mugabo baramubwira bati rero bamubwira bati, bamwe mu baganirije uyu mugabo muri PRFC baramubwira bati avayo tuguha amafaranga, urabona umushahara mwiza, turakugura amafaranga meza, urahembwa neza, urabaho neza muri PRFC. Faringanye arabwira ati njyewe ngenda bizi ko ndi umukinnyi ukomeye, njye navuye muri Senegal njya muri cya gihugu agiyemo Republic Czech nimba byuka neza. Aravuga ati njyewe nagarutse hano mfite ikibazo cy'imvune, nje kusa nk'ugarura icyo bita yaje hano ameze nk'umuntu nyine uje kongera kujya kuri top kabisa, nga umukinnyi ukomeye cyane, nkabizi ko rwose ari umukinnyi ukomeye. Ariko bavuga ko Faringanye avuga ko we ibintu byano mu Rwanda, cyangwa se we imbere yuko azana mu Rwanda yamanje gushaka amakuru, ayumva ko Rayon Sports ari mu ma equipe ajya ashira abakinnyi kuri top, cyangwa se agaragaza abakinnyi bakaba bajya kuri top, abakinnyi bakaba bajya hejuru, kuburyo umukinnyi agaragara mu buryo bworoshye. Niko kuza mu Rwanda afata kangere hano mu Rwanda gato, manyure gato, nze nkora ibintu byanjye, umuntu ndeye ko ntakata nsubira mu makipe yo hanze. Faringanye arabwira ati rero njyewe mu byo mbara kabisa hano mu Rwanda gukomeza kwakina byo ntibikunda. Avuga ati ndebe ko muri Rayon Sports na mara kuri starting neza, ngamera neza, nkajya kuri top kabisa, nkareba ko nagugwa n'amakipe yo hanze. Avuga ati njyewe hano rwose mfite urugendo runini cyane, ntago ahangaha nta gihe kinini mufite. Faringanye arabwira ati ntago byakunda. Avuga ati amafaranga yo wenda mwayama nifuza, ariko mfite gahunda yo kurya mu bihugu byo hanze. Ekipe muri Maroc yaramubengutse kabisa, ariko Rayon Sports mutabona n'impamvu gushaka undi mwataka n'iki cyangwa se n'abandi bakinnyi. Barabizi neza ko umuntu bitazi Basani ndetse na Faringanye ibintu bikomeye, bari mu biganiro kandi bafite imyaka 2. Barabizi neza ko rwose agomba gushaka abandi bakinnyi kugira ngo babashe kuba bagira gute babasimbura. Faringanye ashize iminsi nyine yari nko kuri journée ya 6 hari ekipe yo muri Maroc biramubonye, itangira kujya mu biganiro, atangira kumwegera na agent we, ngira ngo ni Robben Ngabo wamuzanye umusore amukuye muri Republic Czech. Ngira ngo uyu musore ikipe muri Maroc irimo iramupropoza ko yamuza muri retour, cyangwa se bidakunze muri ya window yo kugura mu mpeshyi. Ndajya mbabwire ngo Faringanye amafaranga mukandi subscribe, Rayon Sports ashaka kubona icyo bita ibiceri rwose, bashaka kubona icyo bita amafaranga akomeye, kimwe n'umusore Adama Bakayoko imyaka 3 hejuru 3
abakinnyi bashobora kuzabanyamo amafaranga menshi cyane kuko barifuzwa cyane. Walidi na Muhire Kevin, abakinnyi batatu barifuzwa n'amakipe yo hanze. Uyu musore Faringanye kabisa ndagira mbabwire ngo uyu musore ekipe yaramubengutse, ekipe muri Maroc kabisa yaramubengutse, aravuga ati uyu musore ni umusore ubona ko ufite skills, ufite shot on target, ufite icyo bita dribbling, ufite icyo bita mbega abona ko barebye highlights barabona Chelsea yaragite abasabona n'umusore ukora mu buzima kabisa, uzi gukinisha abandi bakinnyi, uzi kwanimaje kabisa, uzi kumuvinga neza, avuga ati uyu musore ashobora kudufasha. Ikindi cyabaye nuko kabisa bahise bajya mu biganiro Faringanye ndetse n'iyo ekipe muri Maroc, ubwo nabavugana ko bose bibaye bikunze, nimba icyo turamenye nuko wenda ntabwo arabinegosiya neza, ariko Rayon Sports ishobora guhabwa cyangwa se umukinnyi ashobora kugurwa miliyoni 300 z'amanyarwanda, ubwo ni 200 by'amadolari kabisa. Urumva ko Rayon Sports byabiciyemo kabisa, uko byaba ari bimeze neza cyane. So uyu ni umukinnyi nabonye nanjye usa nkaho ukomeye cyane.